Bakunzi ba KOP twongeye kubasuhuza tubifuriza ishya n'ihirwe. Turi mu mpera z'ukwezi kwa kabiri, aha duhagaze ni Ikarembure mu murenge wa Gahanga. Ubu ni ubwatsi bwa Premium Construction Group. Ubuje twari twaje iyi nyubako murayibona uko twayiberetse ubushize, ubusiko ihagaze. Twagarutse rero kureba ngo noneho bigeze hehe, abantu abafite imishinga yo kubaka babonereho bamenye ngo umushinga w'ubwubatsi ugenda gutya mu byiciro bingana gute. Turi kumwe rero n'inzobere mu bwubatsi wo muri Premium Construction Group, nawe arabanza anatwibwira. Murakoze. Nsuhuje abantu bakurikira KOP, tumaze kugenda tuba inshuti umunsi ku wundi. Rero twishimiye ko mwongeye kudusura. Nitwa Tom Mushimiyimana, nkora muri Premium Construction Group. Turi hano rero kuri tele aho mwadusuye mwifuza kureba how far tugeze. Yego. Rero ni kaze nanone twishimiye ko banamugaruka. Asante sana. Hanyuma se Muyumbu bimeze bite? Twaje Karembure ariko uje twari twasena Muyumbu, yanze yo ku Muyumbu noneho tubwire bimeze bite? Muyumbu rero twarahatanze, twakoze remise. Ni projet yamaze kuva muzo turi gukoraho. Yageze mu maboko ya nyirayo. Ubwo nawe nishoka tuzamuzana kandi tuzamugera tumusure atubwire urugendo yagiranye namwe, kuko n'abakiriya banyu tuzageraho tugerayo tubaganirize. Aha rero iyi site ya Karembure y'ishantiye, ukurikije aho twayisize ubushize, ubu amezi abiri ashize tuvuye hano kuko hari muri vacances ndabyibuka. Ubu ngubu ni ibiki byabaye tuvuye aha? Kuko urabona urebeye inyuma ntiwapfa kumenya ibyabaye. Habaye iki mu ma etape? Sinzi niba abantu badukurikira bashobora kujya muri comment bakemeranya nawe koko ko barebeye inyuma batabona ibyabaye. Nibwira ko muheruka hano turimo turategura dale. Ngo hari icyo bita gusasa ibirago. Twari turimo turategura dale, turimo dushyiramo ibyuma kugira ngo tuzamene dale. Twa tuntu batwita ngo ni urude. Bimwe watubaje. Urude ni inyubakire bishyashya. Twaje muri mutegura dale, harimo na za urude n'amaferabeto. Ahubwo ngira ngo tutarakomeza wagezemo hejuru nanakubaza ngo iriya dali yari yaguteye impungenge wibaza ngo urudeba bimeze bite, wabonye bimeze bite? Nabonye irakomeye cyane, nta kidasanzwe. Ahubwo ndi munsi nibwo noneho nabonye na za urude noneho ko zikomeye zifashe hejuru. Rero twagenze kandi twahasanze n'abandi bantu, nabonye ari ibisanzwe. Hariya tuba tutarakora finissage kandi nibyo turimo. Mu magambo make wenda natangira mvuga ngo kuri ubu uramutse urebye par rapport n'ibintu duteganya gukora kuri projet byose muri rusange, navuga ko tugeze nko muri 80%. Kubera ko buhasigaye nyine utuntu duke. Tuzajya muri faze y'amakaro, dushyiremo amasantere, dushyiremo amarangi n'ibirahure dusoje. Haracyarimo navuga ko yo 20% dusigaje nka 20% tukaba dusoje projet muri rusange. Rero warumbaje ngo habaye ibiki? Hakozwe ibiki tuvuye aha? Twamaze kumena iriya dale nyine mwasanze turimo turategura. Nyuma yaho dukora elevation ya fro yo hejuru, cyo twita first floor. Noneho dutangira n'amakrepissage, ibintu byo gutera ibipande. Ngira ngo nibyo mwaranasakaye. Turangije turasakara, dukora n'ibijyanye na welding ni ugusudira ibyuma, dutunganya inzugi, amategura hazakingwa. No kuvuga ngo kugeza ubu ni escalier nta yari irimo. Escalier twazamutse. Muri rusange mwaje turimo turatega ibyuma, turimo turategura ibyuma ahagombaga kujya beto hose. Kuko mwaje dufite korone zihagaze, dufite n'amabimo, turimo turategura n'amabimo kugira ngo dushyiremo iriya slab yo hejuru. Rero ibi byose mubona bijyanye no gukinga, kuko ubu yose irakinze, hasigaye kujyamo ibirahure, bijyanye no gusakara, bijyanye n'ibi by'ibipande.
ibyo byose twabikoze nyuma y'aho muviriye hano dusigaje rero ibintu bitari byinshi mu by'ukuri projet ikaba irangiye. Ndabona igice cyo hejuru tumenyereye imisakaro, maparamane, mugongo wa tembo, gitwe kimwe, konoshi. Iyo yitwa ngo iki? Ko ndabona no muri quartier nta handi isakaro rihishwe gutya, niko nabivuga. Abagudukurikiye murabona ni ikintu kiyakumera nabyita nka kivete, cyangwa kijya gukora nk'ibase cyangwa ikarayi. Mubyita ngo iki? Biravuga iki? Icyo rero uburyo ndi bugisubize, aka ni akazi gakomeye nyine gakorwa n'abashitekite bacu, kuko kimwe mu bintu nyine tuba turimo mu bwubatsi apari yo kuba ari siyanse, iri tekinike, ariko hazamo n'ubugeni, ubuhanzi. Kuriya wicara ugatekereza ibintu ari na esthétique. Rero si hame ko buri kintu uza kuba ufite ngo izina cyitwa ahubwo ni kesi yo gusa yo kwicara ukavuga ngo ndashaka kudevelopa ikintu gifite umwihariko, ariko kandi kinahuza na etike z'akazi, gihuza. Donc rero navuga ko mu buryo busanzwe twasakaye ariko nasho ariko nyine dutegura aka kantu mubona hano imbere mu buryo bwa esthétique. Donc iyi ni dare buriya twashyize hariya, ni akantu k'akadare kamennye hariya, ariko kari incliné ukuntu birumvikana, biragaragara. Ni esthétique twari tugamije mu buryo uri buze gukora ibintu ukabona nyine nk'uko urimo bivuga ko atari ibintu bimenyerewe ahantu hose kabisa. Nicyo navuga. Nagashya ntabwo ari henshi nkunze kubibona. Hanyuma buriya ni ku nyungu za esthétique gusa, cyangwa hari n'ubundi ndashaka kuvuga ngo imisakarire ya gutya yaba itandukanye hehe na ya yindi nari maze kuvuga? Ni esthétique mbere na mbere, ariko muri rusange hari ukuntu iyo tujya gukora ibisenge hari facteur tuba tugomba kwitaho, kenshi abantu batitaho bikarangira ubikoze kuko ubona runaka yabikoze n'uriya yabikoze. Hari nk'ibyo muzabona cyane, nk'ubu turamutse turebye hano uraza kubona amazu menshi asakaye mu buryo bwa cadastre. Ibi rero ntabwo ari ibintu kenshi ushobora kubaza umuntu wabikoze impamvu yabikoze. Hari igihe kenshi babikora nyine adashobora kugusobanurira impamvu yabikoze, cyangwa byo kwigana, cyangwa ko bimenyerewe na benshi, cyangwa ko bikunzwe na benshi. Ntafate umwanya wo kuzana n'udushya. Nihuse rero kuri icyo warumbajije nko kuri kese yacu, twari tugamije ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere ni esthétique, kabiri ariko biri na economico. Hari ukuntu gusakara uko, donc plus ugira igisenge kirekire cyane, plus ukenera amabati menshi, kuko nyine deja uko turimo turongera sirope biraza kudusaba ko dukenera amabati menshi cyane. Rero iyo turimo turagabanya sirope, bien sûr ni na ngombwa kuba umaze kureba ngo condition ya klima aho hantu muri iberanye n'icyo gisenge nta bibazo bizateza by'ubushyuhe se mu nzu. Donc ibyo byose, ariko kuri kese yacu twari tugamije cyane ibyo bintu bibiri, kandi urumva ko ari ibintu bikomeye, esthétique na economique. Muvuga ngo bigatwara amafaranga makeya. Hari imisakarire itwara imbaho nyinshi, itwara amabati menshi, imwe no kuyakatakata. Benshi bakabikora babureba ngo no kanaka niko yasakaye, ariko wenda umuhanzi, umunyabugeni, architect mwita umunyabugeni mu by'imyubakire, we agakoresha ubwonko, agahimba, agashaka indi design nziza kandi itwara amafaranga make. Ako nagashya bakunzi ba KOP, ako nagashya muri Premium Construction Group. Nkuko twabibabwiye, ni abafatanyabikorwa tuzamarana igihe kirekire, kandi mu byo tugomba kuzakorana hari kuvuga ibyo bakora, ariko no gusura imishinga yabo. Cya kabiri tukajya tugirana na biganiro, bakigisha, bakagira amasomo batanga ku bijyanye n'uru ruganda rw'ubwubatsi.
ntabwo tujya mu by'imyubakire mu by'ibikoresho tuzabivuga twitonze ariko uno munsi Tom dukunze kugenda mu makaritsiye ugasanga ahantu hari inzu itarangiye hari abo ibyangombwa bishira n'abatararangiza inzu hari uba yarateganyije inzu ya nive 3 ugasanga igeze ku ya 2 irahagaze nyanzibona ku Gisozi hafi aho dukorera n'ubu hariyo batangiye kongera kubaka uyu munsi niziye nama wagira umuntu ufite umushinga wo kubaka ni ibiki by'ingenzi agomba kwitwararika kugira ngo umushinga utamunanira ugezemo hagati cyangwa se ukamunanira umutunguye ngira ngo ikibazo bajije ni cyiza ariko gishobora kuzamo utuntu twinshi mu bisubizo gusa ndifuza kukivugaho mu buryo wenda bucishije make cyane rwose buryo bwumvikana bufasha abantu kumva uburyo ari ikibazo cy'ingenzi cyane yego ngira ngo wenda kugira ngo numve ko ntumva neza ni nkaho mbajije impamvu zituma imwe mu mishinga bayitangira bikarangira idindiye yego ndaza no kongeramo n'ikindi kugira ngo ngisubize neza wenda bien sûr ubwo binajyana no kuba umuntu ayitangiye bikarangira inamuhenze kurushaho akisanga atagishoboye gukora ibyo bintu ikibazo cyiza rero muri rusange imishinga y'ubwubatsi bura ntabwo ikunze gufeiringa kubera amahirwe make ahubwo ni ibintu biterwa n'impamvu abantu bashobora kwirinda ziba zihari abantu bashobora kwirinda proje nyine ikagenda neza nk'uko abantu bayiteguye icyambere wenda navuga kuri ibyo ni ugutangira ikosa abantu bajya bakora rikabaganisha muri izo ngaruka mvutse nk'ibintu wenda nka 3 cyangwa 5 icyambere gikomeye harimo gutangira umushinga abantu badafite plan iteguye neza ndayisobanura icyo ngicyo hari ukuntu umuntu afata proje yarangiza akakubwira ati ngwino twubake fondation tuzareba aho bizagera ndabyumva tuzarebe aho bizageza none tujye twakomeza ibyo ni ikosa rikomeye cyane mu bwubatsi nuvuga ngo gutangira ubwubatsi ni investment umuntu aba arimo gukora yego ifoke rero umuntu yicara akabitegura neza mu buryo abyinjiramo azi ngo etape nizi zizakorwa tuzazikora gutya na gutya icyo mbaye nkukivuga muri make kugira ngo kirusheho kumvikana ikintu cya mbere ikosa abantu batagomba gukora ni uko ugitekereza umushinga w'ubwubatsi ni ingenzi kwegera abantu b'aba expert bakawutegura mu buryo bw'ibishushanyo buhuza n'ibyagenwa aho hantu ugiye kubaka barangiza amayetide menshi agenda akorwa ntari buze kujyamo ariko ikintu cy'ingenzi kitagomba kuburamo ni ikintu twita BOQ Bill of Quantities ni ukuvuga ni uburyo dutegura twakoze ibishushanyo twabitanze mu mujyi wa Kigali cyangwa n'ahandi ba province iyo nyubako ko yubakwa ugomba no kuba ufite document igaragaza ngo iyi projet izatwara amafaranga aya kugeza irangiye iyo ngiyo iri detail phase kuri phase kuri phase yego udafite icyo kintu etide ntiba yuzuye ubundi uba ugiye gukora ibintu uzagera hagati ukisanga bikugoye icyo ni kimwe icya kabiri gikomeye nacyo kenshi abantu batitaho ni supervision iri professionnel mu gihe umushinga uri gukora inzobere kubera abanyamwuga icyo kintu impamvu ari ingenzi biroroshye ko abantu batangira projet mu gihe cyo kuyexecuta abakisanga donc architect yavuze ko urukuta rugomba kuba ruri hano abyemeranya na structure engineer ko urukuta rugomba kuba ruri hano koloni igomba kuba iri hano ibo bagera muri execution bakaba ariko dushobora no kwishyira bakarwimura urukuta bakarwimura donc plus ugenda uhindura ibintu kuri design muri execution ibyo hari na cost implication bigomba kuzana ziba zitaragenwe ryari
mbere tukiri muri etide y'umushinga. Ibyo rero bigenda bizana uko kwisanga hari ibiciro biri kwiyongera mu mushinga bitabazwe mbere. Ariko icyo cyo kiri na dangerous cyane kuko ntago kizana cost implication gusa, ahubwo harimo nuko binarangiye. Urumva iyo turi muri design y'umushinga cyane cyane izi technical drawings nyine turi muri ibishushanyo biri technique yego, nuvuga ngo buri kantu ntabwo tugashyiraho turi kwipoza, kaba gafite uburyo kazakorana na structure yose isigaye. Nuvuga ngo wenda mu Kinyarwanda gisanzwe kitari cya gifundi, nuvuga ngo iyo wimuye urukuta rwo hasi bishobora kwafecta toilette yo hejuru cyangwa icyumba structure yose yego bara none bikanafecta amafaranga. Yego bidasize n'ubuzima bw'abantu bazakonsoma iyo nyubako, bazakoresha iyo nyubako. Kuko urumva demo ndimo kugenda mpindura ibintu kuri tele, ngakora ibitandukanye nibyo ari bipanze, architect yakoze n'ibyo structure engineer yakoze, birangira nyine rimwe na rimwe bishobora kuzana ibibazo ku nyubako mu gihe kirekire kiri imbere. Cya gatatu rero, ubwo aho nari mvuze ko ni ingenzi ko abantu batekereza no kuri supervision iri professionnel. Donc aba architect ntibarangirire muri drawings gusa, ni ingenzi ko baza no kuri tele mu gihe cya execution, igihe inyubako iri gukorwa bakahagera. Ikindi kintu rero nacyo gikomeye nibaza ko nacyo ari ingenzi, ni ingenzi ko abantu nyine batenyura gukora test y'ubutaka mbere yuko bajya gukora ubwubatsi. Ibyo ababikora ni makeya, ababikora ni gusuzuma ubutaka kugira ngo benshi bagendera kuvuga ngo hagenewe iki, ikirenze icyo niki bagomba gukora. Biriya rero ntabwo biba bihagije kuko urabona iyi nzu yacu urimo kureba hano, yego nuvuga ngo kuza ngakora observation nkavuga ngo hano hari ubutaka bumeze gutya, hagenewe ni mu miturire, bavuga ngo ni mu miturire. Inyuma yo ku miturire rero nkeneye no kumenya ngo ni profondeur ingana iki, nzamanuka nkabangeza ahantu natereka inzu ikabiri safe. Imikomerere y'ubutaka kubera ko nyine plus ngira donc niba ngiye kubaka inzu izaba igeretse rimwe, izaba igeretse kabiri, ni ingenzi ko menya ngo aha hantu ngiye kwitereka ubutaka buzikorera amatoni y'iyi nzu. Ni ingenzi ko menya ngo ahantu hakomeye ho gutereka iyi nzu ni kure bingana iki, se ni muri metero imwe, ni muri ebyiri, se ni muri imwe n'igice se. Ibyo bintu rero iyo abantu batabyitayeho nabyo bizana ibihombo, kuko rimwe na rimwe hari nk'amazu mucaho ukabona yaraplakinze, gukaka, ukabona harimo umusate. Nejo hariyo nabonye igasogi ahantu bita muri Mountain Blue, agakuta inzu zikurikiranye, hari zasadutse aho zihurira bigera no mu gikuta cyo hepfo, ukabona harimo akantu bagiye bakoteramo byo kwegeranya, nakuraza kukambwiraho kenshi rero akazana umukotezo gusa. Kenshi abantu biriya barabibona bakagira ngo byaje pari accident. Biba byaratewe n'ikirere, byaratewe no kwirengagiza ibyo bintu bigomba gukorwa mbere muri etide, karite y'ubutaka. Donc il faut que hapimwe ubutaka, tubyita geotechnical test. Yego birakorwa bikorwa mbere. Ugomba kureba, donc iyo turimo biranise ngo etide y'umushinga, yego turi mu design, turi mu gutegura amafaranga azagendera ku nyubako, ni ngombwa ko tureba conditions z'ubutaka bw'aho hantu, kuko niyo dukora design tugomba kwita kuri condition z'ubwo butaka abantu tugiye kubaka inzu zabiri. Ibyo rero hari igihe kubera ko hari cost zimwe na zimwe bisaba, rimwe na rimwe abantu bagukorera quotation bakirinda kugishyiramo kugira ngo utabimakaze wenda kuko ari icyo byahenze. Genda gake ako kantu ndakazi, ako kantu nkunda kukabona ko rimwe na rimwe umutekinisiye aravuga hazamo amafaranga, nyir'umushinga akanira, none akavuga ngo reka dukore ibitwara makeya kandi bitazaramba. Nkunda kubibona henshi cyane no mu mazu ya leta,
wenda singira ngo tuze kuyavugaho cyane ariko tubona nk'inzu zitamara imyaka 5 ukumva ngo bari bazirimo ngo bari kujya gukodesha kandi inzu yari iraho. Hari n'izindi tujya kumva ngo ya mafaranga yongera bayita ngo iki contingencies mu gifaransa sinzi ukuntu ngo avena niyo avena raporo ziteje nari kerekana inzu ikavuga ngo bongereho miliyari 3 wakurikirana ugasanga aho bari baragennye cave ya nive 3 bagize 5 kubera kugenda bahiga bwa butaka bukomeye ko musi mu gukora umushinga batari babiriye babinabyo nakwerekaga ibyo bintu ni ingenzi kubera ko donc inzu nyinshi zikaka Elize aho turajya tunyura ujye ndebera bene izo nzu igakaka ikazana umusate biva he nyine bisobanura ngira ngo nari nabivuzeho impamvu zaba nyinshi hari kuba nyine donc nibiza muri rusange bishobora kuza haza umutingito donc ibiza nabyo bishobora gutera ibyo bintu ariko normalement nicyo nacyo kirashoboka kandi kiri mu mpamvu zikomeye donc urumva wenda kugira ngo abantu babyumve neza niba giyewe nteretse niba nteretse hari ibintu nyine twita bearing capacity donc n'ubushobozi bwo kwikorera bya bitoni nicyo rero niba ngiye gutereka byoroshye muri ubu buryo niba ngiye gutereka toni 10 ahantu nakabaye ntereka toni 3 cyangwa 5 urumva ikizaba shobora kuzayiterekaho ikamara umwaka umwe 2 ihari ariko mu gihe runaka igenda imanuka yika kandi uko yika niko kwagusaduka bigaragarira hejuru urumva rero kubera ko ari igihe hika iki gice iki cyano kigasigara donc uko kuntu rero bigenda bitandukana uzabona hagiye hasaduka icyo rero nari ndimo mvugaho mu kanya twari tugezeho nuko ni ingenzi ko abantu nanone icyo bakitaho cyane cyane wenda hari n'ubwo nk'abantu basanzwe baba bakeneye kubaka atabimenya ariko nka bene wacu baba muri field ni ingenzi kwa devicinga abantu ibyo bintu byose ntibabisimbuke kuko iyo wirengagije gukora iyo test twavugaga twita geotechnical test ntubuzi ngo hasi bimeze bite nubwo ugiye kubaka so biba bishobora rero kuzazana izindi cost nyuma y'igihe runaka ugiye gusana ibintu wakabaye waririnze mbere kangwe urundi rugero kesi yo kwa Dubai barayumvise yafungishije n'abantu be nanjye nagiyeyo ariko nk'umunyamakuru nta n'umutekinisiye nsanga bimwe byaraguye nasanze hari igikuta kimwe cyaguye nsanga nyuma noneho n'umujyi wa Kigali zimwe uzivana ku isoko ry'iziturwa kesi kwa Dubai technically ni cyo kibazo cyabaye buriye twakita muri ubanza yo ntari buyivugeho okay ntacyo ariko harimo icyo kibazo cy'ubutaka ngiye narabirebye butaka itaka ry'igishonyi noneho urukuta rw'urwomekano mirdostonoma haruguru hari inzu nibyo navukubonye ngiye nk'umunyamakuru haruguru hari inzu ikurikira indi no munsi hari indi nzu zitandukanyijwe n'igikuta cy'ibyondo cyometseho ibuye rimwe sinzi ubona urukuta nibyo nasanze none kwa ryataka n'amazi aturuka hejuru ku nzu yo haruguru byomora bitandukanya ya mabuye yometse ko ryataka ari urusenyi niyo cyo nabashije kubona ngewe nk'umunyamakuru ariko kuko narahageze ubwo rero ndamutse mbaye nkukubira mu bagambo make ibintu byose nahoze mvuga kuri iki kibazo mwari mumbajije ni ingenzi ko umuntu igihe cyose atekereza umushinga w'ubwubatsi yegera inzobere muri ibyo bintu bakabafasha mu buryo buri professionnel otherwise bizarangira biguhenze kuruta uko ari kubahayaringa mbere ngo bagufashe gukora ibyo bintu mu buryo bukwiriye niba ikibazo kubikosora bizahenda kurusha ko baba baragiye inama hakiri kare yego tugenda tugana ku musozo ubwo twari tugeze twabonye design ngewe mu byumvire yanjye nari nabikubwiye ni ibihe byiciro inyubako nk'iyi yakubakwamo ese ni ngombwa guterura rimwe miliyoni 200 kugira ngo utangire umushinga nk'uyu abantu bamikora aringaniye bagenda badeyadeye impande n'impande kugira ngo yubake byagenda biti good mu buryo bworoshye nasubizamo icyo kintu en fait nkatwe uburyo dukora nka biriya bintu byose nahoze mvuga
amakosa abantu bakora bikarangira imishinga idindiye cyangwa ikanaferinga n'ibindi byinshi navuga ntavuze kubera umwanya yenda byaba n'isomo twazakomeza ibindi byo twazanivugira no muri studio wadusuye ariko ubwo icyo kintu bajuje ni zihe phase nzu yakabaye yubakwamo amikoro make hari imwe muri document navuze hejuru dushyira muri etide turimo gukora yitwa bill of quantities ni uburyo tuba turi gukura amakantite donc dufata ibintu twa designinze tukabireba tukavuga ngo aya makantite ari allocated ku mafaranga angana iki ku buryo tukorera buri kintu tukakubwira ngo iyi nzu yose ni urugero iyi projet izarangira itwaye miliyoni 120 bityo nubwo twakweretse ngo izatwara ariko turanagenda tuka breakinga down phase kuri phase tukakubwira ngo wenda urugero fondation kuva dukoza ama footings tugashyiramo fondation tuzaba bizatwara kuva dukoze elevation ya mbere tukagera kuri dare bizatwara yego kuva dushyizeho dare no gusakara dare tugashyira elevation ya mbere bizaba bitwaye yego gusakara bizatwara yego guki ibyo izo details zose twazikwereka yego now iyo twasoje gukora document iri detail muri ubwo buryo none icyo gihe biba byoroshye kuvuga ngo je nka karegeye ayo mfite naya kamere kuri iki none icyo gihe ahubwo natwe tukakugira inama tuvuga ngo kubera ko ufite aya mafaranga yego turabona phase nziza wakora ari reka wenda tugejeje ibyo rero niba ubyumva neza bitandukanye na wa muntu uvuga ngo jewe reka dutangire fondation tureba aho bizageza reka nibirangira nkifite uburyo tuzashyiraho na elevation kuko urumva elevation ikorwa igice bigarukire ku madirishya cyangwa kuri rento icyo gihe bwo uba noneho ufite clear view yego uvuga ngo projet yanjye izantwara mpaka irangiye kugeza kuri phase nzaba none ibyo binagufasha kugenda witegura ku buryo uvuga ngo kubonye ya phase ugakora ugashyiraho ariko nibura ntihagire phase ikorwa igice ubwo ngira ngo nicyo bishatse kuvuga Premium Construction Group murakoze cyane abana ni inzobere mu bwubatsi bafite amashantiye menshi mu gihugu hose bafite ishami rya Rusizi riracyakora neza cyane abakiriya bavibuka nizere ko babagana kugeza ubu turacyafite bene wacu ubundi abanyarwanda hano hakuno ntago turatangira gusavinga abo ariko abanyamasheke na Karongi bitabaza Rusizi ubwo turabibabwiye Rusizi Nyamasheke Karongi Rutsiro Rubavu ni murashyira ishami oya ntari ubwo n'abanyarutsiro baza Kigali cyangwa bakajya Rusizi ariko banesesero ko tuba dufite ishami ahantu kugira ngo tubasavinge ahantu hose umuntu yaba ari muri iki gihugu dushobora rwose kumusavinga neza cyane yes niyo mpamvu mu mikoranire tutanga nimero zanyu 07844252 cyangwa se 0785598046 very good nibyo aho rero izo nimero murazitabaza mukabahamagara mukabagisha inama mukabaha akazi bakabafasha ibijyanye n'inyubako ngira ngo n'inyubako amaze gutangira mushobora kuyitangaho inama umuntu ageze hagati bikamucanga izo kese turazigira hari n'indi wenda tuzabajyana gusura en fait ni n'umukiriya twavanye hano iwanyu ufite projet atishimiye ukuntu bayiteguye mbere abandi batari premium atishimiye ukuntu bayiteguye mbere twarayisuye tugerageza kwanariza ibintu bimwe na bimwe kuri yo tubona ko ifite ibibazo ubu rero turi muri gahunda yo gukora etide kugira ngo tuyikore nyine bijyanye n'igihe mu bikosore ibyo turabikora cyane nanjye kubera gukorana namwe igihe cyose mbonye ikoza ku nyubako mpita ntekereza hari ahantu nabonye hari agakafe hari akabizinesi kari Bugesera hagati ya Ramiro na Rizieri keza cyane ukarebye kitwa Eliane Apartment cyangwa ibintu nk'ibi business ariko nagiye y'imvura ihansanze mvuye Kibeho
amazi yinjira muri salo, yinjira mu bikoni, agira gute. Ndavuga nti dore kubera bakoze pavoma muri jaride, aha kabaye jaride, hari pave, kukanaliza amazi bimwe byarazibye. Mbabajije barambwira ati abahanze amaze guhindura abafundi inshuro 3. Ubwo nawe natwumva bagiye turamwamamaje, ariko nawe azabashake mukosorera ya nyubako. Ni ahantu heza ho kuruhukira, ariko iyi imvura ihagusanze buri cyumba kigeramo amazi. Kubera iki? Arakushumuka ava mu muhanda akaza direct, kubera ya mapave azayiruka, amazi azayiruka, akabafashe ku rubaraza, akaba yinjiye muri salo. Icyo gihe abantu bari bahari rwose byarantunguye cyane. Nuvuga ngo umuntu wese ufite ubona inzu ye irimo agakosa ari kuri KOP yahamagara za nimero twabahaye, hanyuma 0784 42 57. Yego, na 0785298046. Bara bakabahamagara, hanyuma bakaza bakabagira inama, bagakosora ibishobora kwangiza inyubako, kuko gukosora biravuna, ariko uko batinda nibwo noneho bigorana kurushaho. So ngaho rero bakunzi ba KOP rero, tubifurije umunsi mwiza, gusoza ukwezi kwa kabiri neza, tugatangira ukwa gatatu neza. Ariko mwese, buri wese nyibaza, buri wese ashobora kugira guturiwe aciye kuri Premium Construction Group, ko bakugira inama zose zatuma ugira inzu yawe mu bushobozi waba ufite. So tuzasubira rero Ruhanga, tuzajyayo tuzajya bigeze, mwitegure muzashaka umwanya, sinaho gusa dufite n'andi mushobora kudusura. Yego, ubwo ni vuba mu kwezi kwa gatatu nabwo tuzashaka kanya dusure indi shanti. So mwakoze cyane rero bakunze ba KOP. Aha ni Karembure, nkuko nabibabwiye, Ikarembure mu murenge wa Gahanga, mu karere ka Kicukiro. Ni site nshyashya mubona ko abantu bitabiriye cyane, kandi bigaragara ko ari y'abanyembaraga. Muri iyi site rero harimo inyubako nyinshi zagiye zikorwa na Premium Construction Group, nkuko igenda yubaka n'ahandi. So ni mubagane rero. Amakosa, inyubako zifite amakosa ndazibona nyinshi cyane, nzajya mpita mbabwira, nzajya mpamagara nyirayo muhuze na Premium Construction Group, kuko amakosa mu nyubako byo ni menshi cyane. Asante sana. Murakoze.